Nongeye kubasuhuza bahaye ikaze mwese ku rubuga Iyungure, bahaye ikaze ku biganiro bitandukanye tugenda tugira, kandi bashimira yuko mukomeje gukora subscribe, mukomeje kuduha comment nziza, kandi izo comment zikaba ari izo kugira ngo twese tubashe kubaka, tubashe kureba yuko ibintu dukora byadufasha kugera ku ntego zacu za buri munsi. Muhawe ikaze rero abatanzi kuri urubuga, nitwa Mukase Josiane. Uyu munsi tugiye kuganira ibintu 8 byahurijweho n'abantu batandukanye bagiye bagaragaza yuko ari byo byabafashije kugira ngo babe successful, kugira ngo bagere ku ntego zabo, kugira ngo bagere ku byo bifuza byose byabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Usanga kenshi rero hano muri Afrika cyangwa se hano mu Rwanda, urebye muri rusange hari ibintu dukeneye kumenya kugira ngo tubashe kuva ahantu hamwe tubashe kugera ahandi twagira, kubera yuko murabizi yuko turi mu bihugu bikennye, turi mu bihugu birimo kwiteza imbere. Urumva rero dukeneye kugira ngo hari ibintu bimwe na bimwe tugenda duhindura mu buzima bwacu, guhindura isi y'ejo hazaza, ari nako duhindura ubuzima bwacu, kubera ko hari ibintu bikeneye guhinduka. Niyo mpamvu rero narebye nkareba icyegeranyo cy'abantu batandukanye, ese ibintu babigezeho gute, ese bakoze iki kugira ngo babashe kugera aho bigejeje ubu ngubu. Hanyuma noneho twebwe twihereho dushaka kugira ngo natwe tubihindure, kuko bakunze kuvuga yuko niba ushaka impinduka hera kuri wowe, kuvuga ngo impinduka zirahera kuri twebwe, hanyuma noneho zibe zagera ku bandi. Mu rurimi rw'icyongereza baravuga ngo be the change you want to see. Ugomba kuba impinduka wifuza kuzabona. Niba rero urubuga ari Iyungure kandi tukaba tushaka kugira ngo tubashe guhindura ejo hazaza, reka twigire ku bandi babigezeho, nitumara kubigiraho tubashe kumenya natwe uburyo twabigeraho. Ibyo bintu 8 rero wakwibaza ngo nibiye. Icya 8 ni abantu babaye successful bagiye bahurizaho benshi, no kuba responsible, bakaba 100% responsible y'ibyo bakora, y'ibya decision bafata, ibyemezo bitandukanye bafata. Umuntu yakwibaza ngo ibyo ngibyo bishatse kuvuga iki, kubera yuko usanga kenshi ubuzima tubayemo blaming abandi. Mpamvu ki ntabaye manager muri ya banke, nuko nta muntu nzi, ahantu naturutse nta muntu unzi, akazi ni gakeya, akazi karimo gutangwa mu bimenyane, abantu ntago banzi, ngiye nturuka ku musozi runaka ntago banzi, ugasanga buri wese arimo gushaka impamvu ibintu bitagenda ku ruhande rwe. Ni abantu rero bafata responsibility 100% y'ibyemezo bafata, kandi noneho bakagira icyo babikoraho badashyizemo abandi, bitagaragaye yuko bananiwe kugera ku ntego zabo kubera impamvu z'abandi, kubera hari abandi nta kintu bakeneye gukora. Wowe ku giti cyawe, wowe wakoze iki? Tuvanemo abandi mu byemezo dufata, kuko icyemezo ufashe kijyana na results zacyo. Ni ukuvuga tureke dushake results, dushake umusaruro w'ibyo dukora. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwacu tubufate mu ntoki gutya, ntitugire uwundi muntu tubwitirira, tubwitirire bene wacu batarimo kudufasha. Murabizi ko hari abantu benshi biga ariko bakiga kuri struggle. Ntitubwitirire ko nta bantu tuziranye, ntitubwitire, ahubwo dushaka icyo twebwe twakabaye dukora. Byagaragaye rero yuko abantu benshi babaye successful mu buzima bwabo bagiye bahuriza yuko bafashe ibyemezo byabo, kandi bagafata ubuzima bwabo, bakaba responsible y'ubuzima bwabo. Nta muntu bitirira ko atagize icyo akora kugira ngo ubuzima bwabo buhinduke. Icya 7 ni abantu bazi icyo bashaka, kuko usanga kenshi muri ubu buzima turimo kugenda, turimo guharanira kugira icyo tugeraho, ariko tuzi icyo dushaka. Uwambaza akambaza ati wifuza kugera ku ki mu buzima, utangira kureba hejuru ukibaza uti yewe pfa kuba mpumeka. Ariko ni ukuvuga ngo dukeneye kumenya icyo dushaka, hanyuma noneho twamenya icyo dushaka tukabasha noneho kubona uburyo twakigeraho. Aba bantu rero bahurije yuko baba bazi icyo bashaka, baba bifuza, bazi aho bava n'aho bajya.
baba bazi neza icyo bifuza kugeraho. Niba yifuza kubaka urugo rwiza, aragomba kuba abizi neza. Ugomba kumenya icyo ushaka, haba mu kazi ukamenya icyo ushaka, haba muri famiye yawe ukamenya icyo ushaka, haba muri community ukamenya icyo ushaka, haba ndetse no mu muryango wawe ukamenya icyo ushaka. Ni abantu bazi kwiha intego, bakiha intego y'ibyo bifuza kugeraho. Urumva rero yuko ni abantu basobanukiwe icyo bifuza kugeraho. Ni ngombwa yuko niba natwe twifuza kuva ahantu tukagera ahandi, rwose ntaho twagera tudafite intego. Kandi intego, hari video nakoze zigenda zigaragaza uburyo twakora intego yacu. Ese umuntu akora intego gute? Goal. Wakora intego yawe gute kugira ngo ubashe kuba wayigeraho? Ubashe kuba wakoresha umunsi wawe neza kugira ngo ubashe kuyigeraho. Ibi ngibi bikora ahantu henshi hatandukanye. Intego ishobora kuba ikintu icyo ari cyo cyose. Tumaze iminsi twumva amavideo atandukanye agendanye no gutakaza ibiro. Ni ukuvuga ko iyi myitwarire nayo iba upfa kuba hari icyo wifuza kugeraho. Kuko kuba successful ntabwo bivuze kuba successful mu bijyanye n'amafaranga gusa. Oya, uba successful mu bintu byose. Ukaba successful mu bijyanye n'amafaranga, ukaba successful mu bijyanye n'urugo rwawe, ukaba successful mu bijyanye n'akazi kawe, ukaba successful mu bintu bimwe na bimwe ibyo ari byo byose. No gutakaza ibiro birimo. Icyo wakwifuza kugeraho icyo ari cyo cyose upfa kuba ukizi. Kuko kutakimenya byaba ari ikindi. Abantu rero turi kuri uru rubuga tugomba kumenya icyo twifuza kugeraho kugira ngo niba dushaka kuba successful, kandi nizera yuko twese tubikeneye kugira ngo tube successful, tugomba kumenya icyo twifuza kugira ngo noneho tube successful. Imyitwarire ya gatandatu abantu bahurijeho babaye successful nuko iyo umaze kumenya icyo ushaka ugomba noneho kubyizera. Ukavuga uti iyi modoka ngomba kuyigendamo, ino nzu ngomba kuyitunga, why not? Ibi ngibi urabyizera. Noneho bahuriza ko bizera ibyo bifuza kugeraho yuko bazabigeraho nta kabuza. Kubera yuko Napoleon Hill yaravuze ngo what your mind can believe and conceive you can achieve. Ni ukuvuga ngo ibyo wizeye ukemeranya n'umutima wawe yuko ibyo bintu ari ibyawe, no kubigeraho ubigeraho. Kuko kenshi usanga tutananirwa kugera ku bintu. Oya, ntabwo tunanirwa kugera ku bintu, ahubwo ntekereza ko dutekereza hafi, twiha bike. Noneho twakwiha bike bigatuma tutisunika kugira ngo tubashe kugera no kubikomeye. Kubera yuko wumva ibikomeye byaragenewe abandi, hari abandi babivukiye. Ariko noneho tuba tugomba kuwiha biremereye, bikomeye. Hanyuma noneho twamara kwiha bikomeye bikadusunika kugira ngo twongeremo imbaraga zo kugira ngo tubashe kubigeraho. Ni ukuvuga rero tugomba kubyiha, twarangiza tukabyizera yuko ari ibyacu. Kandi igihe narabibonye, ni ukuvuga ngo hari ibintu byinshi umuntu atatekereza yakora, ariko iyo namaze kubyandika birakunda. Umunsi nzabibaganiriza muzabona yuko bikunda, kuko niba byarakunze iwaje nawe byakunda. Nko kubyegeranya kugira ngo nzabibaganirize ibyo ntatekerezaga ko nabasha gukora, ibyo twatekerezaga mu muryango wacu yuko tutabasha gukora, ariko ubu ngubu bikaba tumaze kubikora. Ni ukuvuga rero ugomba kubyizera yuko ari ibintu bishoboka. Icya gatanu noneho ni ukubifata ukabasha kubibamo. Ibi ngibi byo bimeze nk'ubusazi niko nabyita, ariko noneho ubasha kubifata ukabasha kubibamo. Wabona inzu ukabona irasa n'iyawe, kubera ko ya nzu utekereza ni inzu ufite muri wowe. Uzi icyo ushaka, wabyizeye, noneho utangira kubikurura bikaba ibyawe. Wabona inzu ukavuga uti iriya nzu ni iyawe. Wabona umuntu utwaye imodoka nziza nk'iyawe ukavuga uti iriya modoka imeze nk'iyanjye. Ni ukuvuga ngo noneho utangira kubibamo ukabasha kubikurura. Ikindi kandi ahangaha ubasha noneho kuba wabishyira nk'ahantu.
niba ari inzu uzubaka, niba wayiscreenshotinga ukayishyira muri telefone yawe aho uhora uyireba ntibikuvemo, kuko ubwonko bwacu buribagirwa ugasanga butwawe n'ibindi biri aho ngaho iruhande, ibindi by'akamaro cyangwa watekereje kugeraho biragiye bikuvuyemo. Oya, urayifata wayishyira ku kibambasi aho hantu byuka ureba, wayishyira muri telefone yawe kuko turazihorana kenshi, wayishyira ahantu aho ariho hose ubasha kubona cya kintu wifuza kugeraho. Icya kane bahurizaho benshi bavuga yuko kugira ngo ube successful ugomba kwiyemeza ko hari ikiguzi bigusaba kugira ngo ube successful. Icyo kiguzi rero bavuga yuko ugomba kwiyemeza kugitanga, kandi bakavuga yuko nabo ubwabo hari ikiguzi batanze kugira ngo babe successful. Ahangaha twabonamo iki rero? Twabona yuko ntago umuntu abyuka mu gitondo ngo abe successful. Ibintu birubakwa, ibintu n'inzu igira fondasiyo, ikagira uburyo itegurwa, ikazamuka, ikajya ku mabati, ugasiga amarangi. Aho ngaho hari byinshi nasimbutse umuntu aba yanyuzemo, n'ibindi rero niko bigenda. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari ibintu mu gitondo ubyuka ngo bibe byabaye. Ugomba kugira ikiguzi utanga kugira ngo ibyo ngibyo byose bibashe gushoboka. Hari quotes nkunda ikunda kuvuga ngo hari ibyo wigomwa uyu munsi kugira ngo uzabashe kuba mu by'abandi badafite ejo. Ahangaho ugasanga bakunze kubivuga mu bintu bitandukanye, barimo kuvuga ngo anyway, usanga umuntu nk'uyu munsi ari muri party, ni umuntu utagira gahunda, yasohotse amafaranga yarayasipendinga uko yishakiye, ariko wowe ukiha discipline yo kuvuga uti wenda njyewe ndabika, ndazigama, ukagira ibyo wiyima today, ukagira ibyo wiyima uyu munsi kugira ngo uzabashe kugira ibyo utunga cyangwa ugeraho ejo hazaza. Ahangaha rero nibyo bavuga ku bintu bijyanye no kugira ikiguzi utanga. Ntabwo ari ibyo gusa kuvuga ngo ibintu wabigezeho, hari icyo ugomba gukora kugira ngo ugire icyo ubona. Iyo ngiyo mwibuke yuko ari imyitwarire. Abantu bagize icyo bigezaho, abantu babaye successful mu buzima bakora kandi bagiye bahurizaho kenshi kugira ngo babashe kugira ibyo bageraho. Ntabwo ari ibintu bituruka mu kirere. Oya, biraharanirwa kandi umuntu akiyemeza kugira ikiguzi atanga. Icya gatatu kindi bahurizaho nuko n'abantu bagira ubwoba nk'abandi, ariko itandukaniro ryabo nuko bagira ubwoba ariko icyo biyemeje gukora bakagikora naho byagenda gute. Ubwoba ni ikibazo gikomeye cyane. Umuntu ajya gutangira ikintu ugasanga ubwoba yatashywe n'ubwoba, aribaza uko bigenda, aribaza aho bihera, aribaza n'ibipfa, aribaza ibintu byinshi. Ubwoba ariko noneho ni abantu nk'abandi, birabivuga bakavuga ko ari abantu nk'abandi, ariko noneho bo nubwo bagira ubwoba ariko bitababuza gukora ibyo bagomba gukora. Urumva rero ibingibi by'ubwoba tugomba kubigira rwose, ariko noneho tukaba bitatubuza gukora ibyo twagomba gukora. Ikijyanye n'iki ngiki ni abantu badatinya gutsindwa. Ni ukuvuga ngo impamvu tuba dufite ubwoba bwo gukora ibintu nuko tuba dutinya yuko twatsindwa. Kandi gutsindwa ubundi ngo nabyita gute ukuntu babivuga, gutsindwa ni ibintu bigufasha kugira ngo ukomeze mu rugendo, kuko niho wigira amasomo, niho wigira. N'abantu benshi bagiye bagera ku bintu bikomeye, abakoze indege, abakoze ibintu bihambaye tubasha kubona, bagenda bagaragaza inshuro nyinshi batsinzwe mu buzima, ariko ntibabireke, ntibabivemo, ntibagiving up, ntibahagarare. Ugasanga nuko bakomeje bapushinga, bagakomeza batrayinga, bagakomeza bagerageza bikageraho bigakunda. Nta muntu ufite icyo yagezeho utaratsinzwe. Urumva rero ubwo tuba dufite nubwo gutsindwa, aricyo tuzana ku cya kabiri bagenda bahuriraho yuko gutsindwa ni ibintu bisanzwe mu buzima. Ahubwo ikibazo ni ugutsindwa ukabivamo, ariko gutsindwa ugakomeza ni ibintu bisanzwe.
Usanga rero ubu buzima twakuriyemo, ubuzima busanzwe tugenda tubona, niyo umwana atsinzwe mu ishuri, iyo cyo ngicyo ni sakirirego. Ni ibintu bikomeye gutsindwa, uratsindwa, abantu bakakuvuga, bakavuga yuko wananiwe, ariko it is part of life. It is part of journey. Icyo ni igice kigize ubuzima. Urumva, ni ugutsindwa tugakomeza tugakomeza. Kandi noneho twatsindwa ntitwumve yuko isi yarangiye. Oya, ntabwo isi yarangiye. Ahubwo ni ukugira ngo tubashe gukomezwa. Ikibi cyangwa ikibazo cyaba kirimo aho ngaho. Jyewe umuntu watsinzwe, ntabwo namugaya, nanamuhereza n'intoki, nkamufelicita cyane, ahubwo utagerageje. Utagerageje niba ufite ikibazo, ariko watsinzwe yagerageje. Ni ibisanzwe. Ni ibisanzwe. Ni ukuvuga rero ni abantu rwose gutsindwa ari ibintu bisanzwe. Icya mbere bagenda bahurizaho ni abantu bashaka abajyanama. Bagashaka abajyanama babafasha kugira ngo babashe kugenda mu rugendo, babashe kugera ku ntego zabo za buri munsi. Kuko usanga akenshi abantu bafite ego, nabivuga gute, bari proud of themselves, bafite ubwirasi hari, simbizi. Bafite kwiyemera gutuma bumva bazi ibintu byose, bumva kanaka nta kintu yavuga ngo bumve, bumva ari abantu bihagije, ibyo bizi bazi bihagije. Ni ukuvuga ngo ego bavuga yuko ubundi ari umwanzi, ni umwanzi wawe, kuko atuma udakura, atuma hari ibyo utabasha kumenya. Abantu baba bivuga rero usanga abo bantu babaye successful, iyo barimo gutanga testimony zitandukanye, usanga bavuga yuko bafite abantu babafasha gutekereza, babafite mentors, bafite abantu babafasha kugira ngo barebe ko bakiri mu murongo, bafite abantu babapushinga bakababwira yuko ibi ngibi bishoboka, babasunika bakababwira yuko they can do it better. Babasunika bakababwira yuko hari ibyo bakora neza, hari ibintu bimwe na bimwe babasha gukora, kandi bakababwira impano zibarimo. Ahangaha bituma uhora ushaka kwiga, uhora ushaka kumenya. Usanga rero kitwica ari uko twumva tuzi ibintu byose. Tuzi ibintu byose, ntutume hari n'umuntu uvuga. Hari umuntu umwe nakurikiraga avuga yuko Jess Brown avuga yuko yari afitanye appointment n'umuntu, noneho uwo muntu yumvaga agiye kumukuraho ibintu byinshi cyane, kuko yari umuntu uri imbere ye mu bijyanye n'ibitekerezo, mu bijyanye n'amashuri na experience, uri imbere ye. Hanyuma noneho ngo atangajwe nuko bagihura yahise afata notebook, ikayi, atangira kwandika, abari umubaza ibibazo byinshi kurusha ibyo yamubajije. Ni ukuvuga ko nubwo yatekerezaga yuko hari byinshi amurusha, ariko we yashakaga kumenya byinshi we ashobora kuba afite we adafite. Ni ukuvuga rero yuko ni abantu bashishikariye kumenya, bashishikariye kugira ngo bagire ibyo bamenya mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ibi ngibi rero impamvu kinashatse ko tubiganira nuko twifuza kugira aho tugera, right? Niba turi kuri Iyungure, murabizi yuko twifuza kugira ahantu tuva naho tujya, haba mu kazi kacu, haba no mu miryango yacu, haba no muri community muri rusange. Kandi bavuga yuko imyitwarire igize umuntu kugera kuri 95% by'uburyo abasha kugera kuri results, cyangwa se by'uburyo yitwara mu buzima bwa buri munsi. Tudafite imyitwarire rero, ibyo twakwifuza kugeraho byose nta kintu na kimwe twabasha kugeraho. Niyo mpamvu nifuje kubasangiza iyi myitwarire 8 igenda igaragara, igenda igaruka kenshi, haba muri speech, haba mu biganiro, haba abantu benshi tugenda twumva bafite ibyo bigejejeho, babaye successful. Wenda n'ibyo jambo nakoresha, babaye successful. Kubigiraho rero bidufasha kugira ngo natwe tubashe kubikora, none tubashe kubishyira mu buzima bwacu bwa buri munsi. None tubashe kubishyira mu buzima bwacu bwa buri munsi, ibyo ngibyo bigende bihindura ubuzima bwacu. Bavuga kandi yuko uko ugenda ushyira ino myitwarire mu buzima bwawe, niho ugera ukaba successful. Impamvu ki badatinya gufailinga, bakomeza batrayinga. Ahangaha nabivuga ku bintu byinshi bitandukanye. Iyo tubivuze muri ibi ngibi uhita wumva akazi, ariko noneho biragenda bigakora muri angle zose z'ubuzima.
ibi ngibi byakwanga mu rugo rwawe, ukongera ukagerageza ibindi, ukongera ukagerageza, bigera aho ngaho bigakunda. Ni nko gutakaza ibiro, tumaze iminsi tubiganira. Ni ukuvuga ngo nimba umunsi wa mbere wanze, gerageza uwa kabiri, nimba uwa kabiri wanze, gerageza n'uwa gatatu, ukomeze. Ikibi ni ukubireka, ikibi ni ukutabikora, ariko kubikora bibasha gutuma ubasha kugera igihe bigakunda kandi bikagenda neza, nta gusa n'utabikoze. Gukora ikintu kimwe biruta utagikoze. Nkaba numva rero ari imyitwarire nifuzaga kubasangiza kugira ngo tuyishyire mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndabashimiye ko mwakurikiye kino kiganiro kandi nizera yuko kiri budufashe kugira ngo tubashe kugera ku ntego zacu, tubashe kureba ese niyihe myitwarire twakoresha kugira ngo ibashe kutuvana ahantu, ibashe kutugeza n'ahandi. Wowe kuri kino kiganiro ukaba hari ibindi bintu wasomye, ukaba hari ibindi bintu uzi abantu babaye successful bagenda bavuga bitandukanye byafasha abantu bari kuri uru rubuga cyangwa se byagira umuntu bifasha, ndagusaba kugira ngo ushyire muri comment hasi kugira ngo twese ubidusangize kandi tubashe kubimenya. Ndagushimira ko wakurikiye kino kiganiro kandi nizera yuko kiri budufashe guhinduka ku giti cyacu, ibyo ngibyo bikazahindura isi twifuza, bikazagera ku bana bacu, bikazagera ku miryango yacu ndetse no ku isi yose muri rusange. Ciao ciao.